Agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga. Agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga ni umugani abanyarwanda baca iyo bagiye umugambi urimo ingorane. Nibwo bagira bati agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga. Uyu mugani wakomotse kuri Nyirarunyonga, igishegabo cy'umusingakazi cyari gituye ku rugarika rwa Kigese na Mibirizi, aho ni muri Rukoma ndetse ni muri Gitarama y'uyu munsi. Rimwe rero ngo abahigi babyukije imbogo muri Kigese mu nkuka za Nyabarongo, izamuka umusozi wose irawurenga ifata Mibirizi. Abahigi bayomaho batabaza abahinzi n'abashumba bo muri ako kagari. Irenga Mibirizi ifata Rugarika, abahigi bayomaho. Abanyarugarika bayibonye bavuza induru, bahururana amacumu n'imiheto barayigereka. Bayirukankana Rugarika yose irayirenga isingira ahitwa Magu. Abaho bayitanga imbere imanukana ahitwa mu Kadasaya ka Ngoma. Ubwo abagore n'abana bari bavuye mu mago yabo barahurura bashaka kuyireba kuko benshi bari batarayibona. Muri abo bagore rero bari barimo na Nyirarunyonga. Nuko abagore batangiye gutangarira ukuntu imbogo ari igikoko giteye ubwoba kandi gifite imbaraga. Nyirarunyonga arababwira ati muratangazwa nuko iriya mbogo ingana kuriya kandi iteye ubwoba. Bati none se urazi idateye ubwoba koko, uretse ko bari abagabo nabo ari abasazi, ubundi kiriya gikoko cyakwicwa n'iki? Nyirarunyonga arabaseka cyane ati abagore muri abapfu, aho gutangara ahubwo nimujye kwanika amasaka musye imitsima muze kubona icyo murisha inyama. Uko nabibonye bariya abagabo barayica nta shiti. Abandi bagore bati ahubwo dufite ubwoba ko twicira abagabo ikabatsemba. None wowe uti nimusye muze kubona icyo murisha inyama zayo? Nyirarunyonga ati yewe noneho mubana n'abagabo mutabazi, agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga. Barayica mba nambuye abakuru b'i Rwanda, ndarahiye ngaho namwe nimuze murahire dutege. Mu gihe bakiri muri izo mpaka bumva amahembe aravuze, babikira ishyamba inyamaswa ko imaze kugwa. Mu mugenzo wa gihigi rero iyo bagushije inyamaswa nini bagitangira umuhigo bavuza amahembe akanya gato, bakabyita kubikira ishyamba. Muri iryo shyamba ngo riba ryarababyariye iyo nyamaswa, baba bagira ngo barimenyeshe yuko iyo nyamaswa iguye. Ubwo babagore barimo Nyirarunyonga bakomeje kujya impaka, abemeza ko nta kinanira abagabo, abandi nabo bafite impungenge z'uko abagabo babo batagaruka amahoro. Bumvise ihembe ribika ya mbogo, Nyirarunyonga ati iryo hembe ntimuzi icyaryo? Abandi bati twakimenye rwose, wavuze ukuri. Ya mbogo rero nguko abantu bakomeje kugenda bayivugiriza induru, ngo benshi bayijyaga bayihisha itarababona, mbese ngo bakayihisha itarabarabukwa. Bakajya mu bico yabatambukaho bakayivuza imyambi n'imiheto, yafata ku wundi musozi bikagenda bityo. Bimaze kugera hagati ya Kiboga na Ngoma ho mu mayaga, irareremba irabura, wirindira mu gihuru, bose barayireba. Hanyuma barayihuhura, barayisakiza, bayitera amacumu n'imiheto. Babagabo barabaga bagabana inyama, ariko ngo muri icyo gihe cyo hambere nta wabanzwe washoboraga kuba yarya imbogo, kuko ariyo yishe Ryangombe. Rero ibyo kubandwa tuzabibona mu yindi migani yacu iri imbere. Ubwo rero ngo muri icyo gihe uwaryaga inyama y'imbogo yari umuntu utarabandwa. Mu bantu batabanzwe rero bitwaga inzigo. Kera kabaye rero ngo abahigi n'abakurikiye ya nyamaswa barahiguka, buri wese ahigukana umuhigo we w'inyama bari bagabanye, buri wese yikoreye ku mutwe ibinyama byinshi. Muri icyo gihe rero ngo n'uwaziririzaga inyama z'imbogo yazizaniraga abana n'imbwa zo mu rugo. Abagabo baraterura batangira kuganirira abagore babo ubugeni bakoresheje kugira ngo bice ya nyamaswa. Abagore nabo baganirira abagabo uko Nyirarunyonga bateze, bagashega ababwira ati nimusye agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga. Iryo jambo rya Nyirarunyonga ryamamara u Rwanda rwose kuva ubwo. Riba umugani wemeza ko abagabo bahawe uruhare rw'ubushobozi bukomeye imbere y'abagore, mbese icyo biyemeje bashirwa bagishyikiriye. Agakurikiwe n'abagabo rero bisobanuye umugambi ukomeye wiyemejwe kandi ukagerwaho.